Abakinnyi benshi ntibaguruka koko, bakoresha ibintu byitwa green screen cyangwa blue screen. Umukinnyi aba asanzwe ku butaka ariko bamushyira imigozi ku mugongo bamuhindura nk'uri mu kirere. Nyuma abahanga mu mashusho cyangwa se icyo bita visual effects artist bakavanamo imigozi bakongeramo inyubako, imijyi cyangwa ibicu, bityo bikagaragara nk'aho aguruka nk'uri mu kirere nyakuri. Ibikorwa byose by'ubutwari tubona kuri ecran byubakwa mu buryo bwa computer generated imagery cyangwa se icyo bita CGI. Ibi ni ibishushanyo bya mudasobwa bikoranywa n'amagana y'abantu bafite ubumenyi mu masoftware nka Menya, Blender na After Effects. Urugero, muri filime nka Avengers cyangwa Spider-Man, ibice birenga 70% byose byubatswe muri mudasobwa. Kugira ngo umukinnyi asa n'intwari koko, abanza gukora imyitozo ikomeye cyane. Nk'ukina nka Captain America cyangwa Wonder Woman bakora imyitozo ya karate, gym no kwiruka. Buri pose yose, buri gusimbuka byose bikorwa ku murongo wa choreography nk'uko abakinnyi bategura imyitozo yabo. Nubwo tubona ibitangaza byinshi kuri ecran n'igihangano cy'abantu batandukanye, abakinnyi, abatunganya amashusho, abandika inkuru n'abategura amajwi, filime za superheroes zitwereka ko ikoranabuhanga rishobora gusiga ishusho y'ibitangaza, ariko inyuma yabyo ni ubwitange, igihe n'ubuhanga bw'abantu. Iyo ubona Iron Man cyangwa Black Panther, ujye wibuka ko inyuma y'ako gasozi k'igitangaza hari abantu ibihumbi bakora kugira ngo tubone isi y'abatabazi. Njye twabanye nitwa Dolphe. Ikindi ndagusaba kanda ku nzogera tujye twikomeza kuyibanira. Murakoze, kanda subscribe, ndabakunda.